buriya rero bikunze kugaragara ugasanga nk'abantu bakora ahantu hamwe cyangwa se nyine abantu bahujwe n'akazi ugasanga bafite ukuntu nyine hari utuntu tumwe na tumwe batagenda bumvikanaho cyangwa se nyine ugasanga bafite utuntu tw'amakimbirane kandi ari abantu bahorana bya buri munsi. Sasa kuri umunsi wa none ngiye kukwereka amakosa 3 utagomba kuzigera ukora uyakoreye nyine aho ukora uyakoreye mu kazi kawe. Aya ngaya tugiye kurebera hamwe amakosa 3 utagomba kuzakora uyakoreye nyine mu kazi kawe tu. Number 1. Ikosa rya mbere utagomba kuzakorera ahantu ukora cyangwa se utagomba kuzakorera mu kazi. Nyine muri make ni ikosa utagomba kuzavanga n'akazi. Never think your colleagues are your friends. Ntuzigere utekereza ko abo mukorana ari inshuti zawe. They are not. Ntago ari inshuti zawe. Doing a job. Bo icyo baba bari gukora aho ngaho ni ugukora akazi kabo gusa. When push comes to shove, iyo rero ibyago bije, they will save their skin. Baritabara. Hanyuma bakagusunikira munsi ya bisi. No. Hanyuma rero ikosa rya kabiri utazigera ukora. You should never reveal your personal life to your ntuzigere na rimwe colleagues. wereka ubuzima bwawe bwite abo mukorana cyangwa se abo muhuje akazi nyine abo muhujwe nyine na business to abo muhujwe n'umwuga n'akazi. Ntuzigere wereka ubuzima bwawe bwite. Don't tell them your plans. Ndetse ntuzigere ubabwira imipango yawe, your investments, aho ushora amafaranga yawe, or your next big move. cyangwa se icyo uteganya gukora nyine cya danger, your next move. Only a fool abaswa bonyine reveals secrets. nibo bashyira hanze amabanga yabo, nibo bagaragaza amabanga yabo bakayabwira abandi nyine. Number 3. Hanyuma rero ikosa rya 3 utagomba kuzakorera mu kazi kawe cyangwa se nyine aho ukora. When you disagree with company policy, mu gihe nyine utemeranya n'amategeko yashyizweho na company, nyine ubwo wenda nka kwa kundi usanga nko mu kazi wenda mukora ugasanga wenda nk'amasaha y'akazi ntuyishimiye cyangwa se hari ibindi bintu utishimiye mu kazi, mu gihe nyine utemeranya nabyo, hari imigendekere y'akazi cyangwa se imikorere y'akazi utemeranya nayo, never share it with any of your colleagues. ntuzigere ugira umuntu n'umwe mu bo mukorana ubibwira cyangwa se ubiganiriza. Keep it to yourself. Ibyo byigumanira. Thing you share with your colleagues can and kubera ko ikintu cyose buriya ngo usangije abantu mukorana cyangwa se abantu muhuje akazi will be used against you. isaha n'isaha bashobora kuba bagikoresha bakurwanya. Ndetse nkomeza ngushimira cyane wowe udahema udukurikira umunsi ku wundi. Njye mwumvaga na Risayiga wanyu mwakunze mugikomeje no gukunda dore muzikurikira. Ciao ciao, hasta la vista.